Chuti namwe bavane mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro hano kuri studio Umutware nongeye kubasuhuza mwese aho muri hirya no hino ku isi. Nigewe singira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri aka kanya. Mbere yuko dutangira iki kiganiro ndagira ngo mwese mbashimire cyane kuba mubashije gufata uyu mwanya wo kugira ngo tuganire muri iki gitondo. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kuri East Coast ku isaha yo mu burasirazuba ni saa 12:36 za mu gitondo. Nkuko rero nabibabwiye ubu ngubu ndi gutwara njya ku kazi, ndi muri traffic nkuko nari nabiberetse ubushize. Reka nongere mbere ukuntu twese twabaye stuck hano. So rero namaze gufata umwanzuro cyangwa decision yuko uyu mwanya mu gihe cyose nabaye stuck muri traffic nzajya mbavugisha kugira ngo ngukoreshe neza. Nkuko nabibabwiye ejo bundi hashize abanyamerika baravuga ngo igihe na amafaranga, ariko kuri jewe ndababwiye nti igihe n'ubuzima. So nakurikiranye message mwanyohereje benshi muri mwebwe muri kuvuga ati muvuga ngo ibi byo gupanga ngo murapanga mute, hanyuma se ni gute mubasha kubikurikira cyangwa kubikurikiza. Ndabizi ko ntago gupanga byoroha cyane kubwo icyo twari turi kuganiraho byari bijyanye no gupanga ku myaka 25 iri imbere. Kuri mwe rero mutabimenyereye ndabyumva rwose kandi ntibibatangaze cyangwa se ngo binabace n'intege, ahubwo ubwo ndumva ari yindi etape cyangwa se ikindi cyiciro mugezeho ku buzima, aho mukeneye noneho kubaho buri munsi mufite intention cyangwa se kubaho ku munsi bijyanye n'ibyo mushaka mwapanze mwashyize kuri gahunda. Bishaka kuvuga yuko ibintu byose bibaje imbere ntago mukeneye kuba muri kubikoresha, ntago mukeneye kuba muri kubikurikira cyangwa muri kubikora, kubera ko nimba igihe cyanyu mutagihaye gukora icyo kintu mbese ntago bikwiye kugira ngo igihe cyawe gihuzagurike. So gupanga rero bituma uba discipline, bituma ugira discipline yo gukora ikintu kimwe, bibiri, bitatu, whatever ibyo washyize kuri gahunda yawe akaba ari byo ukora gusa. Noneho ibindi byose bikeneye attention cyangwa bishaka ko noneho nawe ubikoramo, ukareba nimba ibyo bintu ari ngombwa ko bikorwa nko mu bintu nakwita emergency cyangwa mbese ibintu ugomba gukora ako kanya ku buryo bidakozwe muri ako kanya byangiza izindi gahunda, byaba bitagwa muri icyo cyiciro, ukagomba kubipangira ikindi gihe, kubera ko uwo mwanya wawe wo muri ako kanya uba wamaze kuha ikindi kintu. Ibyo nakwita committing cyangwa mbese kuba wawugeneye ikindi kintu. So bikaba ari ngombwa rero yuko mwibuka ko igihe cyose wamaze kuvuga ati ndaza gukora iki n'iki no kugerageza gahoro kubyishyiramo kugira ngo iyo gahunda ikomeze. So noneho rero turapanga dute? Nkuko nababwiye ni ngombwa kubanza kumenya aho uri kujya mbere na mbere. Noneho wamara kumenya aho uri kujya, noneho upanga uturutse aho ushaka kugera, niho ubasha gupanga neza, kuko ubuzi neza aho byose aho bitangira naho biherera. So nk'umwubatsi wamaze kumenya destination aho ugiye cyangwa se aho urangiriza, noneho ukongera ugasubira inyuma muri makeya. So rero maze rero mu gupanga bitewe n'igihe uri kwihamo, twihaye imyaka 25, ariko nzi ko mu myaka 25 nta numwe muri twe uzi ejo uko hameze, ariko ntibivuga ko udashobora gupanga. So harimo abavuze ati ngewe umunsi wanjye ndawupanga gute? Reka nibande gupanga ku munsi umwe uyu munsi, mu gihe wamaze kumenya aho uri kujya, noneho activity zawe ibyo uri gukora bya buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi, buri mwaka, ubikatamo inshuro nyinshi kwa. Nimba ari nk'ibintu by'imyaka 25, wenda ushobora kuvuga uti reka ndebe icyo mbese gahunda twakora wenda nk'imyaka 5.
so bishaka kuvuga ko buri myaka 5 wongera ukara ukavuga ati gahunda hano tubyita milestone cyangwa ibintu mbese by'ingenzi byo mu myaka 5 waba wifuza kugeraho ushyiramo iyo myaka wamaze kubikatamo inshuro 5 mu myaka 25 biri myaka 5 ureba ikintu cy'ingenzi kimwe wagombye gukora none muri iyo myaka rero 5 nayo ushobora kuba wayikatamo ibindi bice 5 ibyo bice 5 bikaba bijyanye n'icyo uvuga uti iki kintu nicyo cyambere cy'ingenzi nshaka gukora buri mwaka sibyo cyangwa 2 cyangwa 3 bitewe n'ubushobozi ufite nabyo noneho buri mwaka ukareba nimba wabashe kubigeraho warangiza noneho mu mwaka harimo amezi 12 ushobora kuba uvuga uti reka nyagabanyemo amezi 6 cyangwa se buri kwezi so nimba urugero ubishyizemo buri kwezi bishaka noneho kuvuga ko mu buri kwezi ibi nibyo ukeneye gukora kugira ngo mu mwaka ube wabashe gukora iyo gahunda sibyo noneho rero muri uko kwezi nanone ukavuga uti reka nkore nko mu byumweru 4 biri mu kwezi mu byumweru 4 dore ibintu by'ingenzi nkeneye kuba ndi gukora kugira ngo bibashe gushira kuri gahunda y'ukwezi namaze gukora sibyo so aho rero noneho urano ko bitangiye kugabanyuka gahoro kugenda uri kubicimburamo gahoro ni ngombwa yuko uko ukomeza kubicimbura ugomba kugabanya activity so muri ibyo byumweru rero 4 bituzanira iyi minsi 7 muri iyi minsi 7 ni ngombwa noneho ko ureba neza uko ubuzima bwawe bupanze hari ibyo rwose ugomba kureka kuko bitagize aho bihuriye naho uri kujya nzi neza yuko ntago byoroha kuva ku bintu wari umenyereye ariko rero nimba koko mu mutima wawe mu mutwe wawe uri kwifuza kugera aho uri gushaka kugera bigomba kuba ngombwa ikintu cyose kitakujyana ugomba kukireka ibyo ni wowe ugomba kubanza kubyishyiramo mu mutwe nta numwe muri twebwe uwo ari wese ushobora kuza ngo agushyireho imbaraga zo kureka ikintu utabanje kwishyiramo so habit zose cyangwa se ibintu wari usanzwe ukora bitaza kugira ikintu na kimwe bikumarira muri gahunda hahandi uri gushaka kujya mu cyumweru cyangwa se mu kwezi cyangwa se mu mwaka cyangwa mu myaka 5 cyangwa n'imyaka 25 ni ngombwa ko ibyo ubivamo wamara kubireka rero noneho ukavuga uti okay ntago kameme nshobora gukora buri munsi ndabyumva ntago ariko nta numwe muri twese ubikora gutya so noneho urabona muri icyo cyumweru muri iyi minsi 7 igize icyumweru rero urana ko none umunsi nibura bitangiye kuba realistic cyangwa se none ushobora kuba wabibona namwe mutabibona mutari mwanagira naho ngaho ntimugire ikibazo kabisa kubera ko no muri iyi minsi 7 ntago twese tuzi nimba ku munsi wa 7 nzaba ndiho ariko ntibivuga nanone ko utavuga tere okay muri iyi minsi 7 ubugingo bwanye nimba nk'ikibufite mupange gute sibyo ukagerageza kupanga bitewe na activity zijyanye n'icyo wavuze uti ndashaka kubona koza ikintu kiniki mu cyumweru kimwe sibyo nanone inama ya mbere nakugira wowe uri gushaka kubigerageza ku gihe cya mbere cyangwa se muri gushaka kuvuga ati reka ngerageze nanjye gusubira kuri gahunda ni ngombwa ko mugabanya activity izo activity murimo ni ukuzigabanya kugira ngo mutaba disappointed cyangwa se mutumva bibabaje ko mutabashe kubigeraho disappointment ntago ndi guhita mbona ijambo ryaryo mu Kinyarwanda so ariko ni ngombwa ko activities zo mu cyumweru kimwe ibimwe 2 cyangwa 3 at the most noneho buri munsi nabwo ni ngombwa ko uhitamo activity nkeya cyane mwibwe ku munsi ufite none amasaha 28 ndabona ya minota yacu imaze kugera iri hafi kugera ndagira ngo mabwire mwese nti dukomeze tube turi kumwe mbibutse mu subscribing aho hasi mukande follow cyangwa se like na commentaire mukomeze muzonyohereza abashaka kuzohereza private mu byohereze namwe abashaka kubyandika hasi mu byandika hasi ni jewe singera nkaho bikorwa Freeman turagaruka mu kanya tumaje gufata break